Village Urugwiro, inyubako idasanzwe ikoreramo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Nubwo waba usanzwe utayizi, kwinyura uruhande hari ibimenyetso byinshi bikwereka ko inyubako idasanzwe cyangwa se yubashywe. Muri makeya ifite agaciro. Ubwo ni umuntu uhanyuze bwa mbere utazi iby'inyubako. Kacyiru hahoze hitwa ku muhanda wa za Minisiteri hafi ya Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ufite ibihande bibiri, kimwe kigenda ikindi kigaruka, Sanse Unique. Icyapa kikwereka ko gufata amashusho bitemewe. Kigutangira mu birometero byinshi mbere yo kuhagera. Iyo nyubako kandi kwanza ku ruhande rumwe rw'uyu muhanda ahegereye uruzitiro rw'inyubako nta nzira y'abanyamaguru yateganyijwe. Ibi ubwabyo bikwereka ko iyi nyubako idasanzwe ndetse kandi itameze nk'aho wari usanzwe ugendera cyangwa idameze nk'iyo usanzwe ubona nyine ntabwo ibisanzwe. Uretse n'ibyo gusa, ubundi uhasanga abasore babiri kuri buri muhanda cyangwa se kuri buri muryango winjira muri inyubako. Umwe afite imbunda nto cyane, buri umwe wese afite imbunda yihariye. Gusa nawe tubona ko bidasanzwe, ntawo bendereza gusa, babarinze inyubako gusa. Ngo ahe ikaze, aho niho rero umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ashyirira buri munsi dosiye za buri munsi, umwanya kuri buri dosiye akayitaho, akamenya igikwiye gukorwa. Byinshi mu kazi ke ka buri munsi gakorerwa nangaha, dore ko ni byinshi mu bisubizo bitangirwa hanze ndetse bigasohoka ku mapuro, byose bisinyirwa ahangaha. Inzu y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda akoreramo akazi ke ka buri munsi. We gusama akanya twinjiremo tumenye iby'inzu, asubundi yubatswe ryari, imeze itemo imbere, dore ko benshi mufite amatsiko yo kumenya ibyihariye kuri iyi nzu. We gusama akanya. Ni Ikoreramo magazine nk'ibisanzwe, niba ukunda gusobanukirwa kandi ukunda byinshi bidasanzwe, kora subscribe, like, share ndetse na comment. Tubone muri ikiganiro cya none amakuru, documentary byinshi utarabona ndetse utaranumva, na handi uzabikura uretse hano gusa. We gusa ujye ubana natwe mu biganiro bya buri munsi, kandi tugusaba gukora subscribe kubera yuko bituma igihe dusohoye inkuru cyangwa se amakuru agezweho cya documentary nziza nk'ingiyi uyibonera ku gihe. Nawe rero ujye ubana natwe kubera ko biroroshye cyane ugukanda ku ijambo subscribe, unugakana ukazogira ukandika n'igitekerezo cyawe muri comment, ubundi tukora mu biganiro bya buri munsi. We gusara amakanya mundi ubanze gusobanukirwa byinshi cyane utaruzi kuri inyubako. Village Urugwiro, inyubako y'amateka akomeye mu Rwanda. Village Urugwiro ni inyubako yubashywe kuva yubakwa kugeza na n'ubu ngubu. Benshi tuyirebera kure kubera icyubahiro tuyigomba, nk'ibiro bicurirwamo icyerekezo gitumye u Rwanda ruba ubukombe, ikaba isoko y'amahoro adukesha ibikombe mu mahanga. Ni inyubako y'amateka kuko abagera kuri 50% kuzamura by'abanyarwanda bariho ubu ngubu bavutse iganje ku Kacyiru mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, aho imaze imyaka 50 yubatswe. Iyi nyubako yubatswe mu 1975 n'umuryango uhuzaga ibihugu bya Afurika, cyane cyane ibyakolonijwe n'Ubufaransa n'ibikoresha igifaransa, Organisation Commune Africaine et Magache OCAM. Uwo muryango kandi ubu ngubu wazimye, u Rwanda rwawinjiyemo mu 1965, naho mu 1975 nibwo rwari kwakira inama yarwo ya mbere yari kwitabirwa n'abakuru b'igihugu bagera kuri 15. Byari ihurizo rikomeye ku gihugu nk'u Rwanda, cyari gifite hoteli nke cyane zitwaga ko zikomeye nka Mirikorine na Diplomate zari zigezweho icyo gihe, ariko zifite ubushobozi bwo kwakira abashyitsi barenganiye. Muri icyo gihe kandi u Rwanda rwiteguraga kwakira inama. Inyubako za mbere za Village Urugwiro zubatswe ku mafaranga ya OCAM, nk'uko Rucago Boniface, umwe mu bagize urwego ngishwanama rw'inaribonye, yabibwiye ikinyamakuru Igihe cyo mu Rwanda. Inama ya OCAM irangiye, inyubako za Village Urugwiro zeguriwe leta y'u Rwanda, nayo izihinduramo hotel yakiraga bifite muri ibi bihe. Nubwo Village Urugwiro yabaye hoteli, mu gihe u Rwanda rwabaga rwakira inama zikomeye, yakomezaga kwifashishwa mu kwakira abashyitsi ba leta. Urugero ni itariki 21 na 22 Gicurasi mu 1979, ubwo u Rwanda rwakiraga inama ya gatandatu ihuza Ubufaransa na Afurika, yanitabiriwe perezida w'uyoboraga Ubufaransa icyo gihe, Valéry Marie-Reine Georges Giscard d'Estaing. Mbere yuko iyo nama iba, Ubufaransa bwari bwatanze amafaranga yo kwagura Village Urugwiro no kuyivugura kugira ngo ijye ku rwego rwo kwakira inama ikomeye nk'iyo, nk'uko biri mu nyandiko zibanga za Ambasade ya Amerika mu Rwanda muri icyo gihe zashyizwe hanze na Wikileaks. Uwo mwaka kandi nibu nabwo hubatswe Hotel Novotel Umubano, Maraso Umubano kuri ubu ngubu. Nubwo amafaranga yatanzwe n'Ubufaransa, Rucaga avuga ko nyuma yo kwagura Village Urugwiro yasigaye igizwe n'inyubako apartment zisaga 20 zirimo amacumbi agezweho, inyubako y'inama n'ibindi, mbese ari inyubako igezweho. Ariko nyuma y'uko inyubako imaze kuberamo inama ikomeye nk'iyo ngiyo, yaje guhindurwa
ikindi kintu icyo gihe, dore ko yaje guhinduka hoteli ikomeye rwose yajyagamo bifite. Juvenal Habyarimana amaze gufata ubutegetsi mu 1973 yahise asesa inteko nshingamategeko, yongeye kuyisubukura mu 1981. Abadepite ba mbere 70 b'inzibacyuho batangira imirimo muri 1982. Kubera ubuke bw'amacumbi muri Kigali, leta yemereye buri mudepite 10 muri village Urugwiro, dore ko abenshi babaga baturuka mu bice bya kure badashobora gukora bataha iwabo. Mu 1983 habaye amatora y'abadepite. Rucagu Boniface aba umwe muri abo ngabo ubwo yatangiraga imirimo mu 1984, we ahabwa icumbi muri village Urugwiro. Umudepite yahabwaga icumbi gusa, ibyo kurya akimenya. Rucagu avuga ko abadepite 70 Rucagu avuga ko abasaga 40 babaga muri village Urugwiro, nkuko babaga baturuka mu bice bya kure. Wabaga yifitiye inzu i Kigali yayibagamo, leta ikamugenera amafaranga y'icumbi. Rucagu ati wabaga yifitiye inzu ye bamuhaga amafaranga, ariko babanje kubyanga, bavuga ko bati kuki mushaka kurara mu nzu zanyu kandi twarabageneye inzu za leta. Baraburana ariko byaje gukemuka nyuma. Icyo gihe kandi abadepite babagamo inzu zarasahuhaga cyane, zakomezaga kuba ibyumba bya hoteli bisanzwe, abashaka kwiraramo bakaza kwishyura bakararamo. Nubwo ari hoteli n'amacumbi y'abadepite, Perezida Habyarimana we yashyizeho ibiro, ariko akajya abizamo rimwe na rimwe, kuko ibiro nyamukuru byari mu mujyi rwagati ahubatse ibiro by'umujyi wa Kigali ubu ngubu. Rucagu ati iruhande rw'inzu za ruguru yahahoze reception niho hari ibiro by'umukuru w'igihugu. Muri izo nzu kandi zose ahagana ku rwinjiriro yari yarafashemo inzu y'ibiro bye, izindi zose zikomeza kuba hoteli. Yari ibiro bya kabiri yazagamo nka rimwe cyangwa kabiri mu kwezi. Buri nyubako cyangwa se appartement muri izo nzu zari zigize hoteli village Urugwiro yabaga ifite icyiciro runaka ibarizwamo. Rucagu habaye mu gihe cy'imyaka 10 ari umudepite, avuga ko buri nyubako yabaga ifite ibyumba bitatu, ni ukuvuga ABC. Inyubako ya A yabaga ifite ibyangombwa nkenerwa byose birimo uruganiriro, uburiri, ubwiherero, igikoni, harimo firigo n'ibindi. Kikaba kandi kigenewe umukuru w'igihugu. Mu gihe habaga habaye inama cyangwa se undi muntu wo ku rwego hejuru bakirayemo, hafi icyo cyumba kandi nyamukuru habaga ikindi bise B, kikararamo umuganga w'umuntu mukuru waraye muri A. Ni ukuvuga ko niba haraye perezida, muri B hararaga umuganga, nawo muri C hakarara abarinzi be. Mu gihe habaga habaye inama zikomeye, abadepite bari barahawe amacumbi muri village Urugwiro basabwaga kuvamo bakazagaruka inama yarangiye. Rucagu ati batumenyeshaga mbere y'ukwezi, tukavamo bakakoropa, bakasukura, bakavanamo umwanda wose, tukazagaruka baragiye. Ubu ngubwo imirimo y'inteko twariyerenjaga. Village Urugwiro yakomeje kuba hoteli kugeza mu 1994 muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Jenoside imaze guhagarikwa muri Nyakanga, ubwo leta y'ubumwe imaze kurahira village Urugwiro aho kuba ibiro bidahoraho by'umukuru w'igihugu, yahindutse ibiro byuzuye by'iminsi yose by'umukuru w'igihugu. Kugeza na n'ubu ngubu ni ibiro by'umukuru w'igihugu, ku buryo benshi kugeza uyu munsi iyi nyubako bayitangarira kubera ukuntu yubatse n'ubuhanga bukoranywe nayo. Yubatswe ahantu kwireba bikugoye cyane, wowe bayiri kugira ngo uyirebe byakuvuna bikagusaba igihe kirekire ndetse no kwitegereza. Gusa benshi mu makuru b'ibihugu bakomeye ku isi, ndetse na benshi mu makuru b'ibihugu cyangwa se abayobozi bakomeye, abanyacyubahiro batandukanye, inyubako bayikandagiyemo ubwo basohoga perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Inyubako rero ntisanzwe, dore ko benshi bavuga yuko inyubako iri mu nyubako nziza z'abakuru b'ibihugu. Gusa niyo bagiye gushyira ku myanya y'inyubako z'abakuru b'ibihugu, ntabwo ino nzu burya izamo cyane, kubera ko kuyibona biragoye. Kugira ngo uyirebe neza cyane uyitegeye, isaba ko uba utayegereye cyangwa se uri hejuru yayo, kubera ko iruhande rwayo ntabwo wayibona, biragoye rwose. Benshi mu mahanga mu kubaka amazu bavuga ko ari inyubako nziza cyane, iri strategique, ku buryo kwireba uyegere ntibishoboka, cyangwa se kwireba uri kure bisaba ko uba uri hejuru nabo ku gasozi ukayireba, ariko nanone ntibone neza. Bivuga ko yari inyubako nziza cyane kubijyanye. Benshi cyane mu basirikare bundi cyangwa mu bubaka inzu z'abakomeye bavuga ko bakayubaka inzu nk'izi ngizi, kubera yuko kugira ngo ino nzu uyigereho irimo umuyobozi byakugora cyane, gusaba n'igihe kirekire ndetse n'amayeri adasanzwe y'urugamba. Benshi banavuga yuko rwose inyubako ahantu yubatse iri mu buryo bwiza, aho yubatse ari abahanga.
dore ko inyubako imaze imyaka hafi 50 n'inyubako idasanzwe. Kugeza ubu n'inyubako y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda n'umundi uyoboye u Rwanda uyu munsi, ku buryo ari inyubako abenshi bifuza kugeramo kugira ngo bayigeremo barebe ibikorerwamo ndetse banayisure. Gusa ntibyakunda kubera ko n'inyubako yubaswe kandi twese turayubaha kubera imigambi icirwamo yo guteza imbere igihugu no gutuma igihugu kigera ku ntego zacyo. Gusa bivuga yuko ku bwa Habyarimana inyubako rwose kuyigeramo byaga bigoye, yabibaraga nk'ahantu hatari heza rwose kuri we, dore ko yakundaga kuba ari umuntu wumva ko inyubako ziri ahantu hameze gutya nko mu mujyi wa Kigali rwagati ari ahantu heza kuri we, hari ibiro kandi hamufasha kuyobora igihugu, akumva ko igihugu kuyobora bisaba ko uri hagati neza muri santere y'igihugu. Ariko hari mu mujyi wa Kigali niho bivuga ko uyu nguyu Habyarimana ariho yabaga, niho habaga ibiro bye bihoraho. Gusa nanone i Kanombe hakaba urugo rwiwe ari narwo haguyemo indege yahanutse ikagwa mu rugo rwiwe. Rero bivuga ko benshi bavuga ko inyubako ya Village Urugwiro n'inyubako kandi yo kwite ndetse inafite amateka menshi, dore ko ubwo bivuga ko abadepite nka Rucago Boniface nawe yabaga mu badepite inyubako bayibagamo, ari inyubako yabaga isa nkaho uburyo yabaga yubatswe yabaga ari hotel ariko nanone ibamo abadepite. Bivuga ko icyumba wabaga urimo wimenyaga ku biryo, niba ari ukwitekera ukitekera, niba ariko nanone ari ukujya kwikora amasuku, mbese wabaga ari inyubako ariko yahindutse urugo rwawe, ariko nanone akabindi ibyumba byahindutse hotel. Bivuga ko u Rwanda kigiye rwari rukennye, bivuga ko u Rwanda kigiye muri za 70 ndetse na za 80 rwari igihugu kidakize kidafite n'inyubako zihagije zo kwakira abakomeye. Ariko nyamara amafaranga yubatse no nyubako ni amafaranga y'Abafaransa, kubera ko bakolonije Afurika, ndetse kandi icyo gihe Ubufaransa bwari mu bihe byabwo bukomeye, mu gihe bwatekaga Afurika bakora inama na Afurika kumva yuko ari umugabane ndetse ugomba gufashwa uko bigenda kose. Gusa kugeza ubu siko bimeze, kuko benshi bavuga yuko ibihugu by'abanyaburayi bitahagombye kuba biteka Afurika uko byiboneye. Gusa benshi bavuga ko byakagombye, ndetse igihe cyahise abatubanjirije babikoze bategetswe n'Uburayi ndetse na bihugu by'Ubufaransa. Nayo mpamvu inyubako nyinshi uzasanga zubatswe cyane cyane mu buryo butangaje, yubatswe mu buryo bw'abanyaburayi. N'inyubako nayo ya Village Urugwiro niko yubatse, ariko yaravuguruwe mu gihe cy'ubu ngubu, igirwa inyubako yo kwakira abakuru b'ibihugu ndetse n'abakomeye, ariko iyi nyubako igezweho yongererwa umutekano. Iyi nyubako nyine yo kuvamo umukuru w'igihugu n'ibiro by'umukuru w'igihugu, kubera yuko kugeza uyu munsi iterambere ryaje hongeyemo umutekano ukomeye, ndetse kandi igirwa inzu y'umutamenwa. Gusa mbere yubatswe ari inzu ya hoteli, gusa urumva ko inzu ya hoteli itandukanye n'inzu y'umukuru w'igihugu, hari uburyo ihindurwamo kandi koko kugira ngo izabashe kumurindira umutekano igihe runaka yaba ari muri ino nzu. Nizere ko babashe gusobanukirwa no kumenya ibyahariye ku inzu idasanzwe Village Urugwiro. Benshi mwifuza kumenya no kumenya ibikorerwamo no kumenya uko itendizera wasobanukiwe no kumenya igihe yubakiwe, dore ko benshi bafite amatsiko adasanzwe. Ni inzu idasanzwe n'ubundi nk'uko tubivuga, kubera ko ikorerwamo byinshi bituma u Rwanda rugeze aha ngaha. Ni Bekrovo magazine nk'ibisanzwe, niba ukunda gusobanukirwa byinshi bidasanzwe no kumenya nari hano uzabikura, uretse hano gusa ujye ubasha gukora subscribe, like ndetse na comment kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bya buri munsi, ndetse unakoreshe bigire ku bandi. Komeza kugira ibihe byiza rero, Imana ikurinde ko wadukurikiye.